wari umaze iminsi atuzegereje ngaho ufatiraho utubwire kandi niba washimye hanyuma tukubwire igihe tuzamuguhekera tunazanire ibintu biteye Pasirakoze ariko hari abandi bakicicaye munyigirize yaka kantu bi no zakatirize muzikoreshe aragira ati abandi bagize bakicicaye uremera abagukurikira bagende bihangane nzakunza kohereza ejo abakobwa baritonda abakobwa b'iwacu baritonda ariko dufitemo Sisiriya tukagiramo hajya namera Sisiriya nani barahari ikibazo sigira ngo hari agashya kabonetse sibyo se cyangwa sabo wacundaga nushaka ubukiretse ari ahabonetse sheri ari kumbwira cyakora ndabona n'agataye ari kamwe n'umukomere Imana amashimwe cyane abakobwa bacu tubatoza umuco no kubakuramukije nk'uko twamuhaye mugari ubundi ari kuza n'isoni nyinshi ngaho disi ngaho wenda uwo muca abantu baranaberanye ngaho byanungujo byanunguwo akasaragade hafi uyu muhungu koko ibintu byamuzanye murabona ari bikira aragira ngo se kandi agenda sisi ari ukuntu wambwiye warambwiye uti papa ntabwo nzakubahuka genda wicare ihangane ahari bakubengeye yuko akabiri kakiri gatoya ntabwo amatara kuyoboka genda ube wicarisha n'agasatsi bikarakura rwose twari tuguhohoteye rero ndozowe ntabwo nabivamo nagenda ngiye gushakisha genda ngaho genda witoranye icyakora nujya muri ribu turaguhereza inzego z'umutekano tubana nabo gake tweka tumubwira ngo akumanura kubyara usibe kutubwira muri ribu ahandi tumuhe umutekano agende abantu bose barakwishimiye ngaho ugenda ujye kugira yamaye nka data yamaye nka data naho uzarage rwose akagakura kajye ku kandi ubundi arakunda amategeko n'amabwiriza bijya bigira gute bijya bikurikizwa aha ntabwo nabyivanga murabona nabyivanga ahubwo abafite amatelefone wifotoreye ahantu sinabyivanga mama ibintu nabyivangamo uzi ko watubyaye ukaturera ugakosa namenye mbona se kandi byarageze vuba ni kuri yebawe aha aho ibi ni bikira ibi ni ibo obrande yatemese kuko neza pe yabyemeye Yesu ashimye cyane twongere Imana yacu amashimwe cyane Josuwe kandi arimo arambwira ati dawe ngo naje nje gusaba ariko nkimara gutoranya munyemereye nkatoranya namuhereza ikimenyetso abahekeye Josuwe ngaho urimo muzanire n'isiwe yiyandikishe ni wewe yabeta n'urwibutso ya imwe ayita fiyansaye hajya ndamageza mu kiganza rwose ubundi uze kubitamo ya
aragira ati ntabwo nabikora ntabanje kuvuga ibineza neza byanjye. urakoze. Akosabora ari wowe wabizi undi muntu imbere ya fiyanzayira ya imbere ya fiyanzayira ni imwe ihamya ko umuntu ukundana, bityo ngomba kuyigendana cyane ko iyo ndarayimuha aba ari iyanjye, ariko iyo maze kuyimuha aba ari iye, nawe ntabwo agomba kuyikuramo ngo aba yambwira ngo ese yambeta ari umuntu wibikira. Yego nta n'impamvu yo kuyibitsa undi, kuyibikira akaba ari njye uyimuhereza, ubwo ngajya nyihora nyibona aho nayishyize. Ubwo rero ndabifite. Ahubwo agira ngo reka ngufashe itanguramajwi. Mu muco w'iwacu rero abakobwa bacu iyo twabasize ikimuri, ariko se n'ukora hano wumva, kora hano gatoya uruko rwanyerera. Umukobwa w'iwacu iyo umushimye bikagenda neza, umuterera imvi bose babireba, ubundi ukamushyiramo ya mpeta. Ku karubanda bose bagera gutera, bose bagera, bose babireba, bose babireba, tuzashime Imana, bose babireba, icyubahiro cyane ukihera. Yego ndi uyu musore yaje yikwije. nibyo ibigezweho pastor arabizi nawe, ariko n'ubundi ndabona niko bimeze. Ntabwo tukipfa kuvuga ngo zana ikiganza cyawe, ubanza wanamusaba ko ari ngombwa kugira ngo ndacyabitekerezaho, ariko nibyo ibintu birimo kuwe, ibintu birimo kuwe, ariko abantu bahekeye uriya mugabo bamba bareba imbere hafi n'abahekeye Ivona nawe Ivona arikumbwira ati uyu mugabo hano ko twari tubizeranye ngo ndi banguka iri ry'umuheri. Umukobwa ati gutyo gusa mu kirambi habera aho ngaho, aragira ati akira ku mavuta, hanyuma aya mavuta nubwira mu rugo n'ikimuhe ube wisize, ubwo nzaza zasange mu ntoki zawe hadakanyaraye tutazakira mukamuberetsa. Aragira ati kandi ntabwo ari kuno gusa badutoje, iwacu badutoje aho bantu muri iyo mpande bagenda mubwira ngo nanyaye. Murakoze cyane Josué, iwacu nyine gusaba biba bimenshi, ngaho hajya ukwakira jama nushaka uzi umwakire nabonye wagira ngo ifundi bacura n'imwe uzi ko gusana nawe n'igitego wabonye abasore bacu nabo ukuntu bakeneye bagira ngo mu bintu bimwe mwakire rwose. Hanyuma kandi umukobwa w'iwacu aragira ati ntabwo ari uko gusa bijya bimera,
ati iwacu badutorera gusenga babadiyakoni bamuzaniye ka karago yaramaze iminsi ari kubohadiri, hanyuma baze kugashyira aha ngaha noneho mugapfukameho, ubundi hanyuma tubatureho umugisha. Nakubwiye ngo iwacu ntiduterekera, ahubwo iwacu twabaza Imana nyamana. Yego tereka n'agasamba ajya aboha ngaho ndi ya foto y'urwibutso ariko muyikubiteho. Yego usubira mu yego aha ndabona bagafashe bivugaho karambura aha ngaha, hanyuma mupfukamisheho sabe pasiteri. Yego pasiteri aho ngwino tababanye amasengesho badiyakoni. Yego ivona nuko azajya gutegura ushaka rekera ushaka murakwirwa uzagahindura ubutaha yagarutse aho uri mupfukame murebana narerehe ndarere hano ufatanye mu biganza. Yego muri tubagotesha amasengesho y'Imana, imbaraga y'Imana ibabeho, imbaraga y'Imana ibazeho, ubwiza bw'Imana bubabeho, icyubahiro cy'Imana kibagote. Urambura ibiganza tubasengere. Mana turasenze mu izina rya Yesu Kristo kubw'ubutware bw'abana bawe. Ntabwo bakundaniye hirya iyo ngiyo cyane, ahubwo barakubashye baragusenze. Nicyo gituma uyu munsi babyerekana imbere y'iteraniro rigari, iteraniro ryawe, iteraniro washimye. Tubatureho imbaraga z'ijuru, ubarinde ibyonona imibiri yabo, ubarinde ibyarwanya urugo rwabo bagiye kuzashinga mu izina rya Yesu Kristo. Tubatureho imbaraga z'ijuru, ubakureho karande z'isi, karande z'ababyeyi, karande z'imiryango, izo tuzibamuruyeho mu izina rya Yesu. Ubwiza bwawe bubagote, igikundiro kibagote. Urukundo rwawe batweretse ahangaha ruba urukundo rudasanzwe, ruba urukundo rw'amavuta. Tubagotesheje icyubahiro cyawe, uburinzi bwawe bubabeho. Abagabo b'abapfapfa ntibakajye kuri Ivona, abagore n'abakobwa b'abapfapfa ntibakajye kuri Josuwe, ahubwo urugo rwabo rurindwe nawe kugira ngo urusheho kubanezeza ibihe bidashira. Urakoze kuko uri Imana ibagiriye neza mu izina rya Yesu. Gasabe korodinatera na korasi tukabyine umunota umwe tubyinira Imana yacu twishimira imisinzi y'ababana. Mwaguruka Imana ibamugishe.
ibahe umugisha kubwo kudufasha kunezerwa. Amen. Amen. Cyane nayibona bemeye kwerekana urukundo rwabo bakarwerekana imbere y'itorero. Imana ibahe umugisha. Tuyongera amashyi menshi cyane. Ndikumva umwuka w'Imana ambwira ngo abana b'Imana tubakira ahangaha bariho bazakorera n'ubukwe. Murabakiriye?